bamwe ariko barangana ku buryo n'umuntu uva hamwe ajya ahandi batamuha inzira. Ikibazo gikomeye nimusoma amavanjiri, nimusoma Bibiliya, nimusoma mujye mutekereza kuri ibi bintu nta kiriho none kitariho icyo gihe. Bikuta by'urwango bimara imyaka n'imyaka, ibinyejana n'ibinyejana, amasekuru n'amasekuru. Nasanze baririmba ngo turashima Yesu watugize umwe, nyamara ku bwacu yagiye adukura hirya no hino, sanga asenya ibikuta by'urwango, ibikuta by'ibikomere, ibikuta by'amateka, ibikuta byo kwimana inzira, ibikuta byinshi arakubita akuraho. Niyo mpamvu abera ni bamwe. Haleluya. Bera ni bamwe. Umwami Yesu nashimwe. Ndumva nabyo ari byiza kumva mu gihe cy'impeshyi imvura ijya kugwa, nabyo ni byiza. Haleluya. Ndagira ngo basuhuze abinjiye nyuma twamaze kwakirwa no kwakirana. Pastor Barore Cleophas, wari umurimo w'Imana ahantu hose Yesu antumye, ariko muri iyi minsi mba mpagurutse Nyarugenge muri service international, ariko nanavuye no mu rugo. Aho hose mfite intashyo zaho, muzakire mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Abo tuganiriye mu iteraniro ritashye mu kanya, twaganirira ijambo rigufi cyane, ijambo rivuga ngo Imana itanze amahirwe ya kabiri, itanze andi mahirwe. Abo muri aka kanya rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo Yesu arashaka inzira. Yesu arashaka iki? Yesu arashaka inzira. Luka ibice 9 murongo wa 51 kugera kwa 56. Yesu arashaka inzira. Niba uri buyimuhe Imana ishimwe, niba uri buyimwime turabiganiraho, ariko Yesu arashaka inzira kuko arahashaka kujya kandi ngo arabikomeje. Nuko iminsi yo kuzamuka mu ijuru yenda gusohora. Umuntu ushaka kujya mu ijuru rero arashaka inzira nyine. Luka ibice 9 murongo wa 51 kugera kwa 56. Abasamariya bima Yesu icumbi. Nuko iminsi yo kuzamurwa mu ijuru yenda gusohora, agambirira kujya Yerusalemu abikomeje cyane. 52. Atuma integuza imbere ye ziragenda zijya mu kirorero cy'abasamariya kumuteguriza. 53. Ariko ntibamwakira kuko yari yerekeje Yerusalemu. 54. Abigishwa be Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati, databuja, urashaka ko dutegeka umuriro ngo uve mu ijuru ubarimbure nk'uko Eliya yabikoze? 5 akambwira ngo ariko arahindukira arabacyaha ati, ntimuzi umwuka barimo wari wo, kuko umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu ahubwo yaje kubakiza, tumuhe icyubahiro. Haleluya. Aba bantu umuriro uba warabatwitse iyo hataba Yesu, kuko bari basabiwe nabi. Ntago abantu babyumvise. Aba bantu umuriro uba waraba, kuko ntibwari kuba ari ubwa mbere mu mateka umuriro uva mu ijuru gatwika abantu. Ayo makuru se ntayo mufite? Arizewe kandi. Makuru yuko umuriro wigeze uva mu ijuru gatwika abantu arizewe, aranditse kandi mu gitabo kitabeshye. N'ubu rero ayo mateka yaragiye kwisubiramo, Yesu arahahagarara. Byari byaragenze bite bwoko bw'Imana? Hari harabaye iki ku buryo abantu bima Yesu inzira? Bibiliya iratubwiye ngo igihe cye cyo gusubira mu ijuru kwa data cyenda gusohora, agambirira abikomeje kujya Yerusalemu. Abwira Yakobo na Yohana ati, nimugende munsabira inzira. Niba bari mu majyaruguru, Yerusalemu ni mu majyepfo, bagomba guca Samariya. Baragenda bageze ku iboda, bageze ku mupaka, ngo abasamariya bamenye ko agiye Yerusalemu, bavuga ngo twe ntitujya dutanga inzira y'umuntu ugiye Yerusalemu. Mujye mwumva ibibazo. Ngo bo ntibajya batanga inzira y'umuntu ujya Yerusalemu. Ni beza sabo bantu bimana inzira igiye Yerusalemu.
ntabwo ari bazima, bafite ikibazo. Ni ukuri Imana ibatabara ahubwo abantu bimana inzira i Yerusalemu. Wowe noneho nibashaka bayimana, abantu bima Yesu inzira bateye ubwoba, nuko basabira, ariko binyuranye na ririya sengesho basabiye. Abantu bima Yesu inzira nuko basabira, kandi ari we nzira, ariko bati ntayo tuguhaye. Abahungu rero nabo baje batumwe bunguka inama, ariko ishingiye ku bikomere. Baravuga bati twakubwiye ko ari babi. Ubundi umuntu mubi mu Isirayeli icyo gihe, ariko na Yesu hari igihe bamushwaniraga. Yesu ntashwana. Hari igihe yigishije avuga ariko bati twaravuze ko uyu muntu ari umusamariya. Umusamariya, umuntu mubi mu Isirayeli bamwitaga umusamariya. Nyamara abasamariya ni bene wabo w'Abayuda, bava inda imwe. Yusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana bice 4 inkuru y'umusamariyakazi. Hari aho yageze abwira Yesu ati mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wanyweraga kuri iri riba we n'abana be n'amatungo yabo? Umusamariya surumva atavuga ko Yakobo ari sekuruza. Abayuda bose ntibagenda bakagera kwa Yakobo, Yakobo wa Isaka, Isaka wa Aburahamu, ni bamwe ariko barangana ku buryo n'umuntu uva hamwe ajya ahandi batamuha inzira. Ikibazo gikomeye. Nimusoma amavanjiri, nimusoma Bibiliya, nimusoma mujye mutekereza kuri ibi bintu. Nta kiriho none kitariho icyo gihe. Bikuta by'urwango bimara imyaka n'imyaka, ibinyejana n'ibinyejana, amasekuru n'amasekuru byiyubaka, kugera ubwo Yesu agera kwiriba akabwira uwo mugore ati wampa ku mazi. Undi ati ndatanga kuri umuyuda nkaba umusamariya nsaba amazi ute? Na bene wanyu n'ukuntu batunena. Kandi yahise amwibwira, aramumenya kuko byari bimaze igihe. Yesu aramureba ati yaba uruzi gusabya amazi wari ukamenya n'impano y'Imana. Haleluya. Yaba wari umenye. Barakomeje baraganira, ndihuta iminota abari mike. Baraganira gera ubwo amubwira ati yewe ubwo ufite amazi yatuma ntazagaruka kuvoma mpa kuri ayo mazi. Yesu aramubwira ati genda ubanze uhamagara umugabo wawe. Ati nta mugabo mfite. Ataha waba uvuze ukuri, wari ufite 5 n'ufite uyu munsi si uwawe. Umugore no haramubwira ati ariko wa mugabo ubundi wa muntu ki? Tinzi ko Mesi yazaza. Undi ati niwe muvugana. Reka mbabwira ikintu gitangaje kinakomeye giteye n'ubwo. Uyu mugore udashobora gutanga utuzi yarazi ko Mesi yazaza, yarabizi rwose, anamutegereje. It is very very challengeable ko umuntu azi ko Mesi yazaza adashobora gutanga inzira, adashobora gutanga amazi, areba umuntu agahita murobanura ku butoni direct afite abo yaha amazi nayo batayaha. Ariko bavuga bati dutegereje Mesi ya kandaza nawe akabyina. Yaramubwiye ati nzi ko azaza. Ndabizi. Tari koreka nkwandi makuru. Abi wanyu nabibone bubatse insengero Yerusalemu bagira ngo baraduhimye natwe tuzubaka iwacu. Yesu aramureba ati mwarataganga. Ati igihe kirageze. Umva declaration ya Yesu. Igihe kirageze. Aba kandi kirasohoye ko basenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka. Muhereza icyubahiro. Ibyo bintu byanyu byo kuvuga ngo twe dusengera Yerusalemu ngo namwe mugasengera i Samariya, ibyo nibyo naje gukura. Niyo mpamvu Paulo yamwanditse avuga ngo niyo mahoro yacu. Ngo niyo bafasha bari ababiri hatugira umwe. Abarokore hambere tukiza genjeje ubundi nta nubwo ndamenya amakuru menshi. Nukuri nasanze baririmba ngo turashima Yesu watugize umwe, nyamara ku bwacu yagiye adukura hirya no hino, sanga asenya ibikuta by'urwango, ibikuta by'ibikomere, ibikuta by'amateka, ibikuta byo kwimana inzira, ibikuta byinshi arakubita akuraho. Niyo mpamvu abera ni bamwe. Haleluya. Bera ni bamwe.
muja w'Imana witwa Rusi amaze kubikurura neza, amaze kubimenya, abwira nyirabukwe ati Imana yawe izaba iyanjye, ubwoko bwawe bubu bwanjye, winyingingira gusubirayo. Nta mana nabonyeyo. Yambwira ati winyingingira gusubirayo. Orupa yari yamusomye ngo asubirayo. Amakuru yarangiriraho. Ariko aya Rusi yarakomeje, yanditse no mu gisekuru cya Yesu, kuko yavuze ngo Imana yawe izaba Imana yanjye, ubwoko bwawe uzaba ubwoko bwa, kuko namenye ko ari ubwoko bwato. Ngo bamwima inzira kandi arayishaka, bayimwimira ibyo bikomere, bayimwimira ko byari byarageze igihe mu mateka abasigaye i Buyuda bahoze ari umuryango umwe, imiryango 12 ya Isirayeli, ariko mu gihe cy'ubwami, nyuma y'ubwami bwa Sawuli yabategetse bose, Dawidi abategeka bose, Salomo abategeka bose. Nyuma ya Salomo ibibazo biravuka. Nyuma ya Salomo ngo asimburwa na Rehobowamu umuhungu we. Rehobowamu ngo amaze kwima ingoma, ngo ahamagara Abisirayeli, ahera ku bakuru, ngo arababaza ati nyobore nte, ko Imana inkize ku ngoma, nyobore nte. Ngo baramubwira bati nyakubahwa, so yaradukoresheje cyane turavunika, iyi ngoma yawe utudohorere turi uko tujya no gukorera ingo zacu. Ati mbutahe nzabasubiza. Bukeye ngo ahamagara urubyiruko abo bareranywe mu itorero atari ringire, ndavuga rimwe ry'inkumba, abo bakuranye. Ngo arabwira ati niko basha ko nabufashe nyobore nte. Ariko ngo abaha amakuru, arabwira ati abasaza bambwiye ko nyine nkwiye kudohora. Ngo urubyiruko ramubwira ngo nuko bakubwiye, ngo ubwo barashaka kuzana ibintu by'umucezo n'ubunebwe, uzabakube. Ngo ahamagara rubanda rwose rubata, yavuga ati maze kugisha inama, ndagira ngo batangarize ko mwaravuze ngo data yarabavunishije, mu mufitiye inzika nabamenye, ngiye kubayo burya mwari mutarakora. Ngo arabwira ati mwari mutarakora byo mwazanye by'ubunebwe, ngiye kubakuba. Haye noneho ngo mu gutaha ngo bajya inama, ngo baravuga ngo ariko ubundi bariya bene Dawidi duhuriraye, ubu twe ntitwakwishyiriraho ibyacu bigafatika, ko babiremye hakaba hari umuntu ngo Imana yavuzeho nawe ko yaba umwami, yari umugaragu. Bibiliya ariko narayisomye irambwira ngo hari ibintu biba isigatigita. Mu bintu biba isigatigita ngo niyo umugaragu abaye umwami, isi irashira. Irashira. Ngo niyo umuja asimbuye nyirabuja ku buriri irashira. Muzi hano hanze isi yarashize. Ayo makuru arizewe nayo. Imiryango 10 yihimitse umugaragu, bashyiraho Samariya nka kapitale, hasigara ibirwa Benyamini n'uwa Yuda, hasigara Yerusalemu. Hazamo rero ibibazo birebire, ndetse ngo abayuda bashaka gutera abo Bisirayeli bashyizeho Samariya nka kapitale, ariko ngo umuhanuzi arababwira ngo byavuye ku Uwiteka, ntimutere bene wanyu. Ni Imana itangaje. Habaho rero ubwami bubiri ariko bw'abantu bamwe, ubwami bwa ruguru n'ubw'epfo Yerusalemu. Abepfo Yerusalemu kuko basigaranye na kapitale n'urusengero rwa Salomo mu rwibuke rwiza, rwa rundi bwiza bw'Imana bwamanukiyemo ngo abatambyi n'abarewe babura uko bakora umurimo kubera icyubahiro cy'Imana, rwa rundi rwasengewe rugahanurirwaho ko n'umunyamahanga uzasenga rwerekeje ngo Imana iri mu ijuru ngo izamwumve. Hari ibintu byabereye Yerusalemu utahakana. Les faits sont têtus, ibintu by'amateka. Abo basigaranye Yerusalemu rero bakagira ngo Imana ushobora kwisigarana wenyine, bakajya birata ku bandi batibira ni ibipagani birabyaraguye, ariko twebweho bagira orgueil spirituel, bagira ubwibone. Ruguru nabo ngo bakajya bahanyanyaza, bakajya Yerusalemu gusenga. Bukeye ngo Yerobowamu bimitse, ngo aravuga ngo abantu bakomeza kujya bajya Yerusalemu bazancika, nawe ngo ashyiraho ibintu bijya gusa n'iby'Ubuyuda ariko atari byo. Atari byo. Imana iturinde bitari byo. Ngo batajya bajyayo nabo bagasenga, ni inkuru ndende. Bukeye nyine bakajya babona yego, ariko rero Imana iratangaje. Ni ukuri bamwe mu bahanuzi bakomeye bahanuriraga i Samariya
urugero umuntu witwa wandi wavuze ngo ejo ku irembo ry'isamariya ninde? Elisa yabaga i Samariya. None Imana iratangaje, Imana ijyana n'abahunga ibabwira ngo ndi kumwe namwe, ikaba iri kumwe n'abahunguka babisikana ibabwira ngo ndi kumwe namwe. Imana mwebwe murayishaka mukayizigazingira mu myumvire. Imana irenze imyumvire. Imana yacenze imyumvire. Imana iratangaje. Zabaze abanyarwanda n'amateka tuziranye, hari uwabaga yarahunze ari iyo ngiye ikajya imubwira iti ni ukuri nzabacyura. Yabazanye mu ndege zitarimo intebe ariko baraza. Baraje hano i Kanombe yabazanye. Reka ivuga ibyizi nta jambo riyicika. Umunsi umwe Mose yarayibwiye ati abantu ndi kumwe nabo basabye inyama, ukavuga ngo nazibaha ukwezi. Avuga ati buretse ushobora kuba wibeshye nge narababaruye. Arayibwira ati n'abagabo 600 kandi bararya. Iyo bazigezeho bashirika ubuti. Ati none umva kuvuze. Iramubwira iti ntabwo rincitse. Maboko yanjye ntabaye magufi. Haleluya. Ibyo ivugira bikora. Ibintu ivuga irabikora. Nuko gahunda imeze. Ab'Ibuyuda bakajya bavuga ati baraguye. Abaruguru nabo bati ntacyo, ariko natwe tujya dusenga niwacu haba umuntu w'Imana ujya uhanura akanerekwa. Uko Imana izabahuza niyibizi. Ariko nuko gahunda yari imeze. Abepfu bakayavuga baterege Efurayimu nyine wo muri Bibiliya uvugwa nayo majyaruguru. Ngo yabaye nk'umutsima uhiye uruhande rumwe. Ngabanyamahanga bamumazemo imbaraga ariko ntabyase. Ngo yameze imvi z'urutarutaru. Nta nukuri nuko. Mwaka wa 722 abashuri batera i Samariya barahasenya barabatwara. Hasigara bwa bwami bwepfo buhanyanyaza. Mu wa 585 na gatandatu mbere y'ivuka rya Kristo yo yose. Nabo basigaye i Buyuda Nebukadinezari arabatwara. Yabatwaye bose. Burya Yesu yagarutse bose baragarutse, ariko buri wese afite ibikomere by'amateka. Bagezeho bagenda bashinga imitwe ngo yo kwirwanaho ngo barebe ko batazongera gutatanira mu mahanga n'ibiki. Niyo yamashyaka y'abazerote, nibo b'abaherode, nibo b'abake b'Afarisayo, abasadukayo nabo bazengereje umwami wacu. Yasanze ari uko abantu babaye banenana ariko ari bamwe. Rangira avuga ati ayo matiku yanyu rero mu byanzanye no gusenya ibyo bikuta. Haleluya. Ndashaka kugiye Yerusalemu bati ntibajya batanga inzira ni babi. Twarabikubwiye waretse tugasubirayo. Tukawuhamagara ukabatwika hanyuma ukanyuraho. Fambes. Paulo yaravuze ngo abari kure yababwiye ubutumwa bwiza, ariko ngo n'abari bamuri hafi babwira ubw'amahoro. Abari bamuri hafi yarababwiye ati yemwe ntimuzi umwuka barimo. Nta muntu unyegereye umanura umuriro. Tujya tumanura mu masengesho, ariko tuba turimo gusengera mu isezerano rya kera. Irivuguruye ntibikora. Ntibikora. Murivuguruye haravuga ngo dusengere n'abanzi bacu. Yo wagera kubahambiriza manuye umuriro aka karozi kazi mu izina rya Yesu, sange waheshye, sange wakuyeho, sange wagize uti, uraza ugasanga arahari n'inka ze zabyaye. Nuko gukoresha ingingo zavuguruwe zitagikora. Uraza ugasanga arahari n'inka ze zabyaye, ahubwo n'abakobwa be berekamwe. Maze ndebe urabigira uti. Arababwira ati uwo mwuka ni mu wihorera uwo nazanye surimbura abantu, naraje kugira ngo zigire ubugingo kandi bwinshi. Haleluya. Reka nsoreze ku ijambo rivuga ngo erega n'abasamariya bose si babi. Uzi ko harimo umusamariya mwiza? Uzi ko Yesu yamutanzeho urugero? Uzi ko yakoze ibyo abitaga beza batari bakoze? Samariya mwiza. Umuntu ngo yavuye Yerusalemu agiye Yeriko, ngo ahura n'abambuzi mu nzira, baramwambura baranamukubita ngo adasubiraho bakamuha ibindi, ngo bamuretse bagira ngo yapfuye. Mani gufatira abanyazi bo mu nzira. Sina rya Yesu.
ngo baramukubise nkaho kumwambura bidahagije, ngo baramukubita hafi, bamusize bazi ko yapfuye, ngo umutambyi anyuraho, umurewa anyuraho, hanyuma ngo haza umusamariya mwiza. Urumva bose ari babi? Nuko rero Yesu azi ko no muri bo harimo abeza, cyo cyatumye uyu muriro atemera kumanuka. Ntabwo avuze ko ari beza, ariko no muri bo habonekamo abeza. Ndashaka kubabwira ko habayeho ababembe 10 bahura na Yesu. Kintangaza nubwo abantu baba baryana, bose barwara ibibembe. Muri ba bandi 10 harimo abasamariya, harimo n'abayuda. Ubwo se urumva ubundi bapfiki? Ngo 10 rirwaye ibibembe harimo umusamariya, ngo bahura na Yesu arabakiza, ngo mu kugaruka gushima hagaruka umusamariya gusa. Ibi biranditse muri Bibiliya yanjye, keretse yawe niwe warabikuyemo. Ariko iyo mfite byari bicyanditsemo ngewe, kandi nta gahunda yo kubikuramo mfite. Haleluya. Noneho Yesu burya niyo tutamushima biramubabaza. Ngo arabaza ati harya cyagiye mukiri mu kibazo mwari bangahe? Bati twari 10. Uwagarutse nyine ati twari 10. Nibura se hakize bangahe? Ati ni twese. Niwe wenyine ugarutse. Era Bible ikavuga ngo kandi yari umusamari, on insist. No muri bo haboneka abashima Imana. Iyo umuriro umanuka ukabarimbura, igihe yaratanze ubutumwa bwo kujya bw'itorero, yaravuze ngo muzahera i Yerusalemu, mujye Yudaya, hanyuma mujye he? Nubwo uyu munsi hatari inzira, ariko mwe nimujya kubabwiriza inzira izaboneka. Haleluya. Arashaka inzira rero, kandi ntiryamucitse ni Samariya izahanyura. Ariko izahanyura n'umwemerera. Izahanyura n'umwemerera. Izahanyura nureka kubamanuraho umuriro. Munyure ni Samariya, hanyuma muzabone kujya ku mpera z'isi. Yesu ashimwe cyane. Ariko abaza ikibazo gikomeye. Ndashaka kubabwira ko ibikomere bishobora gutuma abantu bima Yesu inzira. Gukora ibyo yakakoza kunyuzemo kubera ibikomere, ineza yakagiriye umuntu runaka kubera ibikomere by'amateka, ntikunyuremo kuko wanze. Yona muramuzi wo muri Bibiliya. Ngo ijambo ryamuje riti wangira nk'ini nive, ukabambwirira ko ibyaha byabo byageze imbere yanjye, ariko bikabije ngiye no kubahana. Byaha bijya bikabya bikagera imbere y'Imana, byaha byo mu isi. Ariko Imana ntijihana itabanje kuburira. Yona ati ndabyumvise ndaza kugusubiza. Ubu hano hari abantu bicaranye ubutumwa bw'Imana banze gutanga. Mane bababarire. Ndaza kugusubiza. Ngo aragenda akatisha itike, niba yaratumwe iburasirazuba ajya iburengerazuba, ati ntaho njya Mana ndakuzi. Sinjyayo, simbakunda, ariko ndanakuza ubasha no kubabarira ntagiyeyo. Arihumuriza ariko aracika. Aranagenda ajya mu bwato arasinzira. Hasi. Irya nkuru yayo niteye ubwoba. Yamanutse mu rugo aramanuka agera ku cyambo nkaho bidahagije, ajya mu bwato aramanuka. Ajya hasi ku bwato, igihe cyarageze aranamanuka mu mazi hasi ajya mu nda y'urufi. Ubwo se uko kumanuka urumva hari umwuka urimo. Ageze cyakora mu nda y'urufi arasenga ati Mana. Urashaka kuzasengera mu nda y'urufi? Imana ikubabarire rero ujyana ubutumwa bw'abandi. Yona yaravuze ati nta nzira yanyuramo ngo bagirirwe neza. Aza guhabwa andi mahirwe yayandi twigeze kuvuga. Asenze urufi rumuruka imusozi, irongera ijwi riragaruka riti n'ubundi urajyayo. Ajyayo arabivuga, ubundi arangije aragenda yicara ku gasozi kirengereye ati napfaga gusohoza ibyanjye, hasigaye bambwiye ko ari 40 atangira icyo bita rokonta roburu. Kajya avuga ati hasigaye 15 14, hagiye kubona umunsi urageze ntibapfuye. Yona ararakara, arababara. Kandi urya mwuka wa Yona nturasaza. Oya, njya nkubona cyane ndetse arababara. Witeka arazavuga ati Yona mumeze neza? Ati ndababaye.
urababaye ati no gupfa ahubwo byandutira kubaho. Hari abantu bagiye bagira amahirwe yo kuvugana n'Imana live. Imana iti yona amakuru yawe, ati ndababaye. Ubabajwe n'iki? Ati waranduhije. Si ibi nakubwiraga nkiri iwacu? Ntawashoboraga kubabarira utanduhije. Imana ibi iramureka y'uburaka irakwihorera. Ngo cyakorera agenda imeza uruyuzi yarwugamamo izuba, ngo haranezerwa ituma inandira rurya. Gasimba kararurya ruruma, noneho izuba ngo rigera mu ruhara nyine rishyiramo agatege. Shyiramo agatege riramwica. Ngo arivumbura ijwi riraza riti yona uruyuzi rurakubabaje, ati ntabwo rumbabaje gusura, hafi kuyibwira ko ari ingoma. Hafi kuyibwira ati ubundi nuko ntacyo nagutwara. Urani ko yari matekereza. Hari abantu bivumbura ku Mana, ariko Bibiliya iravuga ngo utonganye yamuremye azabona ishyaka. Tujye tugarukira hafi. Inkuru ya Yona murayizi. Yari yanze kujyayo. Kubera ko atabishakaga, ntiyashakaga kuba inzira yatuma bari abantu bagira amahirwe. Ariko Yesu arashaka inzira, kandi agambiriye kujya Yerusalemu. Abantu bimana inzira i Yerusalemu bafite ikibazo, ntabwo twabashima. Barakomeretse, bafite ibibazo, ntibashaka, ntibanakeneye, ntibanakozwa ibyo umuntu ugiye Yerusalemu anyura ahandi. Iyo nsomye Bibiliya nsanga abantu bagiye bimana inzira ku bwoko bw'Imana bitarabaguye neza. Reka. Imana yigeze ibwira Mose iti andika muri agenda yawe ko abantu nzabahanagura ku isi. Yabwira iti byandike. Imana ijya ibwira abantu bayo ngo mwandike muri agenda ko njye Uwiteka uyu munsi mvuze gutya. Cyose ntimubizi. Uretse abashyitsi bari muri iteraniro, abandi bajya muri Gobyori, ibyo bintu murabizi. Amakuru yo muri Gobyori ntaganyura kuri televiziyo. Hari amakuru yo muri gahunda nuko ibimeze, kandi abantu b'Imana barayafite. Amakuru yo muri Gobyori abantu b'Imana barayafite. Bakwiye kuyagira, kandi ku kintu cya mbere ni amakuru. Kugenda udafite amakuru ni ikibazo. Kujya hehe? Abantu b'Imana bakwiye kugira amakuru. Imana aba bantu bayima inzira, si beza. Ariko Imana ishimwe ko umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu. Ni ukuri Imana ishimwe ko Yesu ataje kurimbura abantu. Nicyo cyatumye acyaha Yakobo na Yohana, babwira ngo yewe Yakobo na Yohana ntimuzi umwuka ubarimo wariho. Hari igihe abantu barangara cyangwa bagakorera ku bikomere, ariko burya si umwuka w'Imana uburimo gukora, kuko umwuka w'Imana agwa neza. Umwuka w'Imana agwa neza, nukemura ibibazo. Umwuka wa Yesu nukemura ibibazo, nuzana urukundo ahari urwango, nuzana ubumwe ahari amacakubiri. Umwuka w'Imana ni uwo nguwo. Nicyo yararimo ababwira ati nyabuna musigeho. Koko mu isezerano rya kera abantu bitambikaga imbere y'ubwoko bwanjye, ubwoko bw'Imana, barahanwaga ako kanya. Ariko uyu munsi mwazashira. Nazanye imbabazi rero. Nazanye imbabazi. Imana ishimwe cyane. Izi mbabazi dukwiye kwemera no kuzakira, kuko Yesu yarazizanye. Kandi Yesu akiza n'ibikomere. Uriya Musamariyakazi baraganiriye, birangira avuye mu muvugabutumwa, kuko ngo yaragiye ikibindi agisigaho, ahubwo ajya kubwira abiwabo ati nimuze mu ndebere uwo twahuye. Nta muntu uhura na Yesu rero ngo aceceke. Ntibibaho. Keretse mutahuye ngo muganire neza. Iyo mwahuye mukaganira, nawe uragenda ukabibwira abandi. Yesu ashimwe cyane. Uyu mwuka udatanga inzira, ariko n'uyu mwuka umanura umuriro, dukwiye kubyihana tukabwira Yesu tuturi umutunzi w'imbabazi. Mbabarira, njya numva nansabye inzira ijya kwantuza cyangwa muri bariya, utayibona iwanjye wayishakira ahandi cyakora. Baravuze bati nta nzira tumuha
noneho ubwo agiye ni Yerusalemu byo forget, mubyibagirwe. Yesu aremera, aravunika, ajya kuzenguruka kuko bari bamwimye inzira. Bwoko bw'Imana, bantu Yesu yaronse, ndagira ngo mbabwire ko ibintu abantu bagenda banyuramo, gukomanya amahembe, amateka n'ibindi, bishobora gutuma abantu bimana inzira, bakayima n'aho Imana yashaka kunyura ngo ikore. Ariko Yesu ni mwiza, we yaravuze ati umwuka ubarimo, yewe Yakobo na Yohana, wo kuvuga ngo nimba ari imbure, ntabwo ariko mukwiye kujya musenga, si cyo gikwiye. Nabo burya bakizwa, tujya turirimba ngo sigaho kwizera guke na wundi yakizwa. Wibuke ko Pawulo nawe yari umwanzi w'ibyiza. Ibyo nibyo turirimba, ariko natwe twese ratuzuye. Buri muntu umuhaye mikrofone ukamubwira ngo Imana yagukuye he hano, wasanga ibi ngibi turimo kuvuga byari ku Basamariya n'Abayuda, wasanga no mu mitima yacu Yesu yaragiye agakuba n'agasura k'uyu munsi dufite, n'ukubera we. Ariko ubundi twari beza, twari ducumbikiye ububi, wenda ukabushakira impamvu n'igisobanuro kandi kikumvikana, ariko ibyo byumvikana ku bantu, hari igihe bitumvikana ku Mana. Ngo nicyo cyatumye aza, abari kure abigiza hafi, abari hafi ababwira ubutumwa bw'amahoro. Mu Kristo wese akwiye kuba umunyamahoro. Umugabo akaba umunyamahoro. Pawulo yaravuze ngo ndashaka abagabo barambura amaboko yera ngo bagasenga nta ntonganya. Umumama akaba umunyamahoro, umusore akaba umunyamahoro, umukobwa akaba umunyamahoro. Wakiriye Yesu nicyo kimuranga, kuko uwo niwe mahoro yacu. Haleluya. Ndagira ngo dusenge Imana, dusengere kuvuga ngo Mwami Yesu, nkiza umwuka wimana inzira, nirinze kubyiyita nkiza urwango. Muri iki gihe kugira umuntu yihane ni ukugerageza ugasigaho agasukari bikaryoha, kugira ngo, kuko iyo uvuze ibyaha mu mazina baravuga ngo reka. Umuntu umwe twari mu cyumba cy'amasengesho, aravuga ati mwihane gusomana, baraceceka. Hageze haravuga ati ariko ati umwuka mpishuriye ko bitanabaye, turebye ati ni kumwe abantu bahoberana bahinduranya imisaya, ati ni nk'iminwa yabaye nk'inyura ku yindi. Kubera ko byoroheje umuntu aravuga ati Imana imimbabarire. Imana ibe nk'ibimbabariye. Muri iki gihe ni uguhendahenda, ariko nubwo ari uguhendahenda, reka mbabwire bwoko bw'Imana, ni ukuri. Yesu yaravuze ati ubwoko barimo si mwiza. Umuntu wumva muri iyi minsi afite umwuka w'amahane, umwuka w'intonganya, umwuka wo gutukana, umwuka wo gushira isoni, umwuka wo kwiba, umwuka, hari imyuka myinshi Yesu yacyaha. Irahari, nkuko yacyashye uriya bari barangaye urabinjirana, wari umwuka w'urwango, burya wari winjiye, kandi bari iruhande rwa Yesu di. Aravuga ati yewe mubaye iki? Kandi iyi myuka impamvu dukwiye kuyicyaha nuko Yesu yashatse gukora, akenshi ni wowe akoresha n'ijya akoresha. Yigeze abwira Mose ati Mose rero ndabona nawe unaniwe, ngiye kugufasha. Mose twigeze kumuvugaho kare, bantu bari bamuruhije, abantu turarushya. Mutekereza abantu bamusabye inyama bari mu butayu, urashaka inyama uri mu butayu wowe? Ngo iyi Mana turayihaza, uzituruka he? Ko turashaka inyama, ngo mu Egiputa baradukubitaga ariko tukazirya. Amva. Ngo baradukubitaga ariko tukazirya. Mumbabarire. Wariye manu aho kurya inyama ukubitwa. Mana ibona nawe arananiwe, ije gukemura ikibazo cy'inyama, burya ntabwo ari so yahereyeho, ahubwo yaramubwiye ati nshakira abantu 70. Nshakira 70 uzi bayobora, basanzwe banabikora wenda bamenyerezwa. Ndafata ku mwuka ukurimo nkubashyiremo bagiye bagufasha umurimo. Question, kibazo. Ngarutse ku mwuka, Yesu yavuze mwuka barimo n'uwuye. Ko wumva Imana ibasha no gufata ku mwuka ukurimo ikawushyira mu bandi 70?
ukurimo muri iki gihe ushyize mu bandi 70 akagari katekana. Isibo utuyemo isi ntiyashira. Mani dusure kandi nawe wisure. Ego wabura umushizi w'isoni umwe muri quartier se baba 70 gitifu akaryama. Ntabwo yaryama gitifu. Waba ugira itiku muri korari urumwe baba 70 iyo korari kazakomeza umurimo. Nyobozi cyangwa mpuza bikorwa mu mbabarire. Imana nuko nyine yavuze ati ndafata ku mwuka wa wundi mushyire mu bandi 70. Ariko Imana ishimwe Mose yari yararinze ikibitsanya. Iyo ubashyizemo umurimo waroroshye. Nza gusoma muri Daniel ibice 5 usanga nawe dukwiye kurinda umwuka w'Imana uba muri twe. Uzi ko bamuhamagaye nyuma y'ingoma ya mbere yaratambutse ku ngoma ya kabiri bakamuhamagara ikiganza cyanditse ku rusika. Uzi ikibazo bamubajije? Barambwiye ngo ni wowe Daniel wo mu banyagano umwami data yavanye i Buyuda, ngo numvise bavuga ko umwuka w'Imana aba muri wowe, ngo umwuka wo guca bugufi no kwitegereza no guhangura ibyananiranye. Atubwo buhamya narabwumvise. Ibwami uhamya bwawe bafite n'ubuhe? Numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana aba muri wowe. Ibyo bintu ndabizi nubwo tutaheruka kugukenera, ariko ayo makuru twari tuyibitseho. Buriya mu yandi magambo ko ari nko kubaza ngo uwo mwuka aracyaba muri wowe ko hageze aho akenewe. Twubike imitwe yacu dusenge. Mwubike imitwe dusenge. Hari iteraniro rya gatatu rigiye kuza. Umwami Imana tugirire neza. Yesu akeneye inzira, ariko urebe niba umwuka ukurimo rutanga inzira kuri Yesu. Umwuka woroheye Imana ngo ikorane nawe. Umwuka woroheye Imana ngo ikore. Imana irashaka gukora muri iki gihugu. Imana irashaka gukora muri iyi quartier. Imana irashaka gukora muri iri torero. Imana irashaka gukora mu ngo, mu bubatsi ngo. Imana irashaka gukora mu rubyiruko, ariko umwuka turimo n'uwuhe? Nufasha Imana n'uyorohereza kugira ngo izikorane natwe. Yesu adutabare kandi umwami atugirire neza. Ndashaka gusengera umuntu muri aka kanya wumva. Ubundi ijambo ravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ubwo abayoborwa n'ibindi rero, abayoborwa n'amarari, abayoborwa n'amahane, abayoborwa n'ibyo mu miryango bavuga ngo iwacu ntawe ujye utunga urutoki, wanyu kwande. Hehe. Bana b'Imana ntibavuga ngo iwacu. Izo ni za kamere na karandi. Ndagira ngo dusenge Imana tuyinginge. Umwami Yesu wavuze ngo umwuka ubafashe sinkuzi, uwo nazanye wo n'uwa mahoro. None ko wumva hari ibyo wasaba Imana imbabazi, umwuka ukuyobora ko nawe ushiduka wabikoze. Paulo yigeze avuga ati hanige ngambira gukora ibyiza, ati nkashiduka nakoze ibibi. Wakwihannye ko Yesu akiri ku ntebe y'imbabazi. Utararimbuye bari abantu ngo umuriro bamanukire, n'uyu munsi niko akiri, aracyatunze imbabazi. Urahari ngo uzamura ikiganza dusenga n'Imana. Gira umwete kuko igihe kirageze. Yesu aguha umugisha rwose. Zamura ikiganza aho wicaye, uru rusengero ni runini cyane. Yesu abagirire neza. Umuntu wese ushaka gusaba Yesu imbabazi nazamura ikiganza, kubera ko umwuka wari umaze iminsi ukuyobora atari umwuka w'ubugwaneza, atari umwuka w'urukundo, n'ibindi. Kandi ibyo mbyise imyuka, ariko ubundi no mu bikorwa biragaragara. N'ibikorwa byawe ubwabyo bihakana kwera kw'Imana. Zamura ikiganza rero. Abazamuye ibiganza muhaguruke vuba vuba dusenge. Nimuhaguruke, umwami abaha umugisha. Dukomere Yesu amashyi menshi. Muri uru ruhande muzamuhaguruke abazamuye ibiganza. Niba tunihuse ukaba nawe wari ugishidikanya ariko ushaka guhaguruka ngo tugusengere, haguruka. Urashaka kwihana, haguruka tugusengere. Muri uru ruhande nabo abazamuye ibiganza mwahagurutse. Nimuze mwese hano imbere. Yesu yavuze ngo nimuze mwenyine twihererane. Ntabwo tubabwira ngo ni ibiki wihana, ibyo uzabibwira Yesu. Tera intambwe uze. Shatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje ndagira ngo nundi wari ukijwe akaba yarasubiye inyuma aze muri aba ngaba nawe tumusengere. Umuntu wari ukijwe akagwa nawe naze hano tumusengere muri aba. Urakoze cyane, ngwino karibu. Mu gihe hagize icyaha, hari ibyaje biguca intege uragwa, ngwino tugusengere muri aba.
cyangwa kikande. Umuntu wari ukijwe akagwa naze nawe tumusengere muri abo. Uzazuca uwo mugozi. Nta muntu ushaka guca umugozi ngo aze. Aya ni amahirwe. Uzaze Yesu, uzazuca uwo mugozi. Kadusenge. Mwami wacu Yesu, aba ni abantu waremye kandi ubari mu bakunze. Nubwo urukundo rwawe bamaze igihe kirekire barwirengagiza, ariko imbabazi zawe zakomeje kubakurikirana. Ubakuruje ineza yawe, urabiyegereje, ubateje iyi ntambwe. Urashaka inzira mu mitima yabo, urashaka icyicaro, urashaka aho ukorera, kandi nubwo ari habi ariko ni wowe ufite umuti. Niyo mpamvu bagupfukamiye, bababarira ibyaha byabo, bababarira ingeso zose mbi bagendeyemo, bababarira igihe cyose bamaze birengagiza iryo jwi ryawe. Ubababarira ibyaha byabo, batsindishirize amazina yabo yandika mu gitabo cyawe, kandi ubakureho umuvumo batewe no kwirengagiza ijwi ryawe. Ureke Mwami uhereye none imitima yabo uyuzure, uyiyobore, uyitegeke, kandi muri bureme mu bushobozi bwo kumvira ijwi ryawe. Turabasengeye Mwami ngo ya mahirwe amwe wabavuzeho kera Mwami atangira abagendeho, urukundo rwawe rubomeho, imbabazi zawe zibabeho mu izina rya Yesu. Ubareme mu ibyiringiro byiza by'ejo hazaza. Urakoze kubababariye kandi urakoze kubatunganije mu izina rya Yesu, amen. Igitabo cy'imigani 28:21 tuhasanga amagambo y'ubwenge yavuzwe n'umukozi w'Imana Salomo agira ati: kurobanura ku butoni si byiza, kandi si byiza ko umuntu acumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Si byiza gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima gusa, irinde utazacumuzwa. Twese turirimbe murayizi. Amaso utazacumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Twese turirimbe murayizi. Akamanyu k'umutsima kakuryohera uyu munsi, ejo kakakunika. Ukubona ukuwe neza, ejo bizahinduka, kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza. Uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Cyubahiro ntabwo ari kibi, natwe turubaha kandi tukubahwa, ariko nyakubahwa ujye umenya ko mu ijuru hari Imana isumba byose, aba ariyo wubaha mbere. Icyo cyubahiro urata n'akamanyu k'umutsima gusa, nubwo ugifite ari cyinshi n'akamanyu k'umutsima gusa, kizashira utangare n'akamanyu k'umutsima gusa, cyubahiro cy'isi n'akamanyu k'umutsima gusa. igiriye igitangaza, Wigiriye igitangaza, bose bagutinye, numara kuva mu mwuka nawe uzagutinya. Wibuke ko intare ipfuye irutwa n'isazi nzima, ikuzimu kwa nyamutezi bose bararesha, kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza. Uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Wigiriye igitangaza, bose
bigakorwa ariko bene data ari boneye mu byaha niyo kamanyu k'umutima amaso udacumuzwa na bwo ayo mafaranga urata akamanyu k'umutima gusa amwatangurira imana akamanyu k'umutima gusa ayo ubonera mu byaha akamanyu k'umutima kandi gusa upfana yacaza kumarira akamanyu k'umutima gusa aho yarunde komeza uyarundarunde uyarunde cyane numara kuva mu mwuka ntacyaza kumarira uzamanuka ikuzimu uyasige hejuru kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutima gusa komeza uyarundarunde uyarunde cyane numara kuva mu mwuka ntacyaza kumarira uzamanuka ikuzimu uyasige hejuru kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutima gusa akamanyu k'umutima akamanyu k'umutima kakuryohera uyu munsi ejo kakakuniga ukubona uguwe neza ejo bizahinduka kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutima gusa kwisiga amavuta ntabwo ari bibi natwe turisiga ariko reka gusiga n'ahadasigwa aho gusiga ubugingo buzabona imana niyo nama tukugira iyo birenze ibyo bari akamanyu k'umutima uwo mubiri ugushuka n'akamanyu k'umutima gusa ubona ari mwiza n'akamanyu k'umutima gusa akanyanga tuba gushyiraho n'akamanyu k'umutima kandi gusa azumanza asiga umuriro n'akamanyu k'umutima gusa aho usige usiga usigirize usige cyane numara kuva mu mwuka ntacyo uzaba ukimaze ababona kuri mwiza bazasanga uri mubi uzamanuka ikuzimu ku ndiba y'urwobo kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutima gusa usige usiga usigirize usige cyane numara kuva mu mwuka ntacyo uzaba ukimaze ababona kuri mwiza bazasanga uri mubi uzamanuka ikuzimu ku ndiba y'urwobo kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutima gusa akamanyu k'umutima akamanyu k'umutima kakuryohera uyu munsi ejo kakakuniga ukubona uguwe neza ejo bizahinduka kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutima gusa akamanyu k'umutima akamanyu k'umutima kakuryohera uyu munsi ejo kakakuniga ukubona uguwe neza ejo bizahinduka kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutima gusa si byiza gucumuzwa n'akamanyu k'umutima gusa abajura bacumuzwa n'iki n'akamanyu k'umutima gusa abasambanyi bacumuzwa n'iki n'akamanyu k'umutima gusa abasinzi bacumuzwa n'iki n'akamanyu k'umutima gusa samusoni yacumuzwe n'iki n'akamanyu k'umutima gusa akabi yacumuzwe n'iki n'akamanyu k'umutima gusa yuda yacumuzwe n'iki n'akamanyu k'umutima gusa amunoni yacumuzwe n'iki n'akamanyu k'umutima gusa abibone bacumuzwa n'iki n'akamanyu k'umutima gusa abajura bacumuzwa n'iki n'akamanyu k'umutima erega gusa si byiza gucumuzwa n'akamanyu k'umutima gusa irinde utazacumuzwa n'akamanyu k'umutima gusa nta watubujije kuyiririmba nk'uko amatangazo ababeshya avuga nta n'uwayiciye ku maradiyo nta n'uwafunzwe ayizira ibyo mwumva byose ni amagambo natwe tutazi iyo aturuka